dore n'ikivunge bareke bagende ntibagera kuri Yorodani gusa ntago uzafungwa kubera ko naho tugomba kuhajya kugira ngo duhahurire n'abandi tuganire imirimo n'ibitangaza Imana yagiye idukora. Singabo bari kuri kamera batubwire bagiye hasi muri comment batubwire. Hari ahantu wari wagiye mu giterane ngo uveyo nta bantu bemeye ko bagiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari uvuga ko agakiza ari ukujya mu rusengero, hari uvuga ko agakiza ari ugusengera mu rusengero rwabo. Iyo abonye urusengero rwabo abantu bari kugabanyuka bakajya mu rundi avuga ko baguye. Abakristo bari gupfunyikirwa ibyo bagahawe ntaba ari byo bahabwa. Prince Kid man simbizi reka da no mukristo mbo niba nakijijwe ariko Prince Kid hari agasitati nabonye bavuga ngo niwe munyarwanda wa mbere wari abakobwa benshi beza kuruta abandi ariko nta nubwo tuzi niba yaranabari umutima se no rusengero aya ahubwo ni icumbi ry'imyemerere y'umuntu. Ni imyumvire iciriritse iri hasi na nese kurongora kwari inzira umuntu wese abazanyuramo ahubwo wakwiye kubikora kare. Ahubwo reka mbabwire mwe abasore murongore kare kuko iyo ugiye mu nzira y'ubuzima y'umuntu usanga iyo utarongoye kare hari ibintu bikugonga ndetse bikanakugora. Abasore bari kugana nk'abandi bayirene ngo Philipita nawe ntararongora basava arongora rwose nta kintu ubuze n'imisango yayikorera. aho muri turabasuhuje amahoro Imana nabanye namwe ababaye ayishimye. Twavuga ngo hari ibihe bibiri bitandukanye Imana yageneye umuntu. Hari igihe cyo kwishima, hari n'igihe cyo mubabaro, hari igihe cyo gupfusha, hari n'igihe cyo kubyara. Umuryango umunsi mwabyara ariko ejo mwapfusha. Umunsi wa none bashoboka ko twaba turi gushingura kandi uyu munsi wa none harimo n'umuntu wabyaye. Ni kwisi imeze, ni kwisi iteye, ni kwisi yubakitse. Nta kundi nyine bidusaba kwihangana tukagerageza tukababana n'ababaye tukishimana n'abishimye. Ndamwe n'umusore wifunze wambaye icyo bita ingozi, dusakisi tw'umweru, agapataro k'umukara nziza cyane. Ubundi iyi myambarire abarokore barayemera y'udupataro dufunze. Abarokore kurokoka se buriya si ku mutima. Kurokoka ni ku mutima cyane kuruta kurokoka mu rusengero. Abarokoka mu rusengero tuba insengero zifunga. Bibiliya ivuga ko tugomba kwibuka guterana kwera. Ntago uzafungwa kubera ko naho tugomba kuhajya kugira ngo duhahurire n'abandi tuganire imirimo n'ibitangaza Imana yagiye idukora. Duhana ubuhamya kugira ngo dukomeze mu rugendo. Niyo mpamvu ntago twabikorera cyangwa ngo dufunge insengero, ahubwo reka bagende ikivunge nyine nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Dore n'ikivunge bareke bagende ntibagera kuri Yorodani gusa. Ku karimbo na ako ku karimbo ni akantu hakurya kuba pros kubangirikanye. Abonye umutipe twazanye mushuti we aya nagume hari oya urakazi naga kaze uri hasi uriya ni sawa ariko nari gumeze neza sava tanyo wibya abantu bagukurikiye. Nitwa Didas turirimbe muri tangazamakuru subizi se muri tangazamakuru kuri na manager yandi manager w'abahanzi. Sibyo se hari abantu nakoze ikiganiro ntago ndabivugana namamarije iwawe baravuga ngo ndi mwana afunze. Murasa cyangwa hari ikiganiro, hari documentaire nari nakoze ivuga ko nta ngoma idahanguka. Noneho mbona umuntu yafashe agafoto kanjye nambaye rinete ndwara amaso nambaye rinete agafata n'akamwana afunze yambaye rinete araduhuza utwo dufoto. Aravuga ngo mwana afunze. Akwamenya isati nyamwana afunze. Koko se? Kuko
koko se nta ngoma zidahanguka oya nta ngoma idahanguka icyo kiganiro nagarutse ku byari ngoma zidahanguka ubwo ugiye kuvuga iya Kristo iy'Imana yes impamvu icyo kiganiro nakoze nkabakita nta ngoma idahanguka navuze nahereye ku ngoma y'umugabo witwaga Narmar yafunze ubwami bwa Egiputa birahererekanya bigera kuri ba Ramses wa kabiri niba ari wa gatatu gutyo kuko ndumva ari we washatse kugarura abisirayeli ingabo ze zigashirira mu nyanja kumanuka ukagera ku mwamikazi witwa Cleopatra dusanga izo ngoma zose zagiye zihanguka kandi zari zikomeye cyane dufata iz'abagiriki dufata abaroma kwa Kayizari Augusto buriya Kayizari n'abaperesi buriya peresi ngira ngo uzi umugabo witwa Alexander Rogara mu mateka yes yari umuperesi so ibyo bintu byose rero nagiye mbifata ngasanga nubwo bari ibihangage ariko byarangiraga ingoma zose zihangutse memu ndaza ngera no kwa Adolf Hitler nabanje kwa Napoleon ngera kwa Adolf Hitler ngera no ku mugabo witwa Hirohito mu Yapani zose dusanga nubwo zakomeye ariko zarahangutse dusanga hasigaye ingoma imwe gusa itari yahanguka ariyo ya Kristo yes ariko nayo yigeze guhanguka ntabwo yahangutse kubera ko no nubwo urupfu rutamuheranye ubundi kugira ngo ingoma ihanguke iyo umwami ataratanga ntabwo ingoma ye iba yagahangutse none mu mateka memu na Bibiliya ari ibitabo by'amateka ubiteranyije na Bibiliya bose bemera ko hari umuntu wapfuye amaze gupfa arongera abaho kugeza uyu munsi ntabwo biratubwira ngo yongeye gupfa tuzi ko hari n'ikimenyimenyi abantu bamwemera bagenda biyongera none se aho wamenyeye abantu bakizwa sibo benshi kuruta abadakizwa muri iyi minsi bari kwiyongera cyangwa abakristo bari kugabanuka bari kwiyongera ahubwo twebwe icyo dutekereza oya singabo bari kuri kamera batubwire bajye hasi muri comment batubwire hari ahantu bari bagiye mu giterane ngo uveyo nta bantu bemeye ko bagiye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ariko buriya abo baje hari uko atakoze abo bemeye kuza baba bemeye gufatwa buriya wemeye umuntu ko muganira niyo yaba wari umufitiye inzika biba birangiye buriya uba wamuhaye imbabazi dida agakiza karacyari mu bantu cyangwa agakiza karagurutse ahubwo analize y'abantu ku gakiza biterwa n'icyo bita agakiza hari uvuga ko agakiza ari ukujya mu rusengero hari uvuga ko agakiza ari ugusengera mu rusengero rwabo iyo abonye urusengero rwabo abantu bari kugabanyuka bakajya mu rundi avuga ko baguye ariko agakiza karahari ahubwo ikibazo gikomeye abakristo bari gupfunyikirwa ibyo bagahawe ntabe ari byo bahabwa ntabe ni bene wanyu bari kwapfunyikira mu buryo rero donc umuntu uri gushaka kubwiriza ijambo ry'Imana aho kugira ngo asobanure Bibiliya yigishe Bibiliya asome ibyanditswe bo bari kubihuza n'amarangamutima yabo umuntu akakubwira ngo muri biraranditse ngo nubona umugore w'abandi ukamwifuza umurongore ariko ntasome hasi buretse mubwire ntasome ntago ari byo ni ukuvuga ngo arongora umukobwa yes we ashaka uwe Prince Kid mwana simbizi reka da ni umukristo mbo niba nakijijwe ariko Prince Kid ntabwo nari namenye ibyo usibye kuba biri mu nkiko inkiko zizagaragaza ukuri kwe ariko nawe mba simbizi hari agasitati nabonye bavuga ngo niwe munyarwanda wa mbere wariye abakobwa benshi beza kuruta abandi ariko nta nubwo tuzi niba yaranabariye nta n'umukobwa mubi w'umunyarwanda ubaho yagiye kubarya aramuhamagara nawe yakugezeho indese Prince Kid oya ako gubu ushobora no gusanga nta wenda simbivuze turabagera mu mwanya umuntu wafashe umwanzuro akemera kwambara ubusa Prince Kid icyo yashakaga
ntakigereho niwe wagiye gutanga ubwo butumwa bw'uko wenda ashaka happiness sibyo Ndaka twigarukire ku nzira y'agakiza niyo domene yawe. Mbere baraturaga bakazana icya 10 n'amatura ariko bakazana ibyo kurya. Urabyibuka? Kuki bitakibaho ngo bagiye muri abapasiteri amapfuke n'ibisero n'ibiki? Ikibazo cyabayeho ni ubusambo no kwikunda njye mbyita iyicarubozo. Ni iyicarubozo abakristo bakorerwa buriya. Kuko nko muri Bibiliya iyo ukurikiranye nuko ntago narinzi ko turakubitana nari kugutegurira imirongo ibigaragaza ubundi kiriya cya 10 na ririya turo no mu misaruro imwe imisaruro bazanaga mu nsengero byari byo gutunga abakozi b'Imana eda n'abapadiri n'abapasiteri n'abandi bantu insengero zubakwaga n'iki ibyo nyine bazanye byagombaga gufasha ibintu biri ku rusengero ariko uyu munsi usanga pasiteri ari meya mane magambo ntago agikeneye uwo musaruro ahubwo ayo mafaranga akagenda aca mu nzego akazagaruka kubahemba ari imishahara urumva ariko iby'icya 10 cyagene urabona hari abantu bakunda kuvanga Imana ni se w'imfubyi no mugabo w'abapfakazi mugabo w'abapfakazi urumuhanga yes nikora gosheni niye ni gosheni rero iyo ayo maturo iyo yageraga ku rusengero na byo kurya byageze ku rusengero umuntu umupfakazi cyangwa imfubyi ushonje yajyaga ku rusengero akakura ibyo kurya agatahana ibyishimo by'uko Imana yamuhaye iki ibyo kurya ariko uyu munsi nabo ku rusengero ntibamenye n'umukene wo ku rusengero aratura ntamenye uko byagenze nese urumva ubwo ituro ngemba mbona ituro icyo ryagagoye gukora ntacyo rikora ubundi ushobora gutanga icya 10 bakacyanika byari bikwiriye kwandika icya 10 ari umutipe twaze tuganira ariko umbwira ati ngiye nagiye kwaka serivisi yuko nakomejwe barambwira ngo ninzana amaturo yose ntatuye ibaze niwe uheruka gutura turi 2022 niwe uheruka gutura nko muri 2007 ibaze buri ku cyumweru batura ibaza yo bakwaka noneho nkibaza bamwaka ngahe baba baze aratura ngahe umuntu ashaka kugira business y'ikintu runaka ubona nka business usanga insengero nyinshi zifite nk'amahoteli zikazifite nk'amashuri ari privé zikazifite amarestaurant zikazifite ibikorwa nyine byinjiza ari amafaranga ajyaye mperuka uri umurokore sibyo mperuka uri umurokore ngaho ubwo we tubwire ibyo bintu uratura bagafata amaturo bakayajyana ku kigo bafite agahemba umwarimu akagura ibitabo agasora hanyuma wunguka iki kuri ibyo bikorwa bafite ntabwo mbishye ikibazo amaturo dutura nayo gukora umurimo w'Imana ariko se amafaranga ava muri la hoteli akora iki reka nkomereze kuri ibyo ngibyo nari kugusubiza hari abantu impamvu rero nkubwiye ngo kuri umurokore nyine rero nkubwiye ngo impamvu rero nkubwiye ngo uri umurokore nawe nsubiza nuko nawe utura ayo utura nibyo bajya kubakisha hirya nta ruhare ubigiraho ahubwo uruhare rubigirwaho na bene byo niba ari itorero rifite bene ryo bakoze reka nguhe urugero wenda njye nsenga muri ADPR nguhe urugero kuri ADPR bazanye ikintu bita Gisozi ivuze ubuhuha muri ADPR umuntu utazanye amafaranga yo kubaka Gisozi bayitaga Gisozi ntago araririmba mu makorari abantu barahagaze kwitahasha mutari agahinda k'inkoko ya n'inyama waranayiriye nje nubwo nakabaye umunyamakuru basi ngo arantumira nk'umunyamakuru yegereye pasiteri nese wayimenye mbere yanjye nese reka nkubaze Jado ko twubatse nanjye narayatanze baramagaritse ngezo ndayatanga ariko se ubu ngeze i Kigali bukanyiriraho nkaburaho ndara najyana ifishi yuko nabatijwe bakampa ijoro rimwe ngo rarama yani inzu y'ubucuruzi ariko nagombye kurama kuko nayubatseho amafaranga ava ajyaye nyine kuri babandi beneyo nese reka nkoze ikindi kibazo uyu munsi hari ibigo by'amashuri bya ADPR bya Katolike bya Anglikani byaki kubura umwangirikani waracyubatseho umwana wawe yajyamo akigira ubuntu ntabwo bibaho
nize kuri ADPR Muhoza naboraga minerivere bakanyirukana kandi ndidirije wa korali ntoza na korali yo muri ADPR kandi bakanyirukana nsugo kureba dore ikibazo gikomeye dore ikibazo gikomeye nturirimbye gutyo si bikurimo turi kumva ushaka kujya mu ijuru upfuye abantu barira baba bari kurizwa n'iki kandi nagiye mu ijuru ngaheza ni mu ijuru bakaririmba ngo maze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru urumva ko gace afite ibyiringiro ko napfa azishima agaserebura akabonye amahirwe yo kujya mu ijuru none arapfuye turarize kandi we yashakaga amahirwe yo kujya mu ijuru arayabonye ubwo turize turi kurira turubaye iki turi kurizwa n'iki ngarutse kuri ibyo by'amaturo rero umurongo mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo ibi byo kuvuga ngo wenda batuye ndi gutanga ingero kuri ADPR kwa ko ari homba niho nzi byabo cyane niba ruvuga ngo twatuye ku itorero rya Muhoza ku itorero rya Nyarwanda ku itorero rya hehe ayo maturo ubundi agomba kuguma aho ngaho agafasha abakene bari aho ngaho akagaburira abantu aho ngaho hanyuma igikomeye nibura uwo mushumba ashaka guhembwa agahembwa kuri ayo batuye sibyo niba bagiye kubaka urusengero njya ntungurwa n'ukuntu bavuze ngo tugiye kwagura urusengero ngo muzane amafaranga kandi mwatoye amafaranga agomba kwagura urwo rusengero yaho ngaho twatuye twahombye gutse urumva jada ntago nkaza ko ngabo so rero njye ikintu nisabira abantu njye ikintu mbasaba nta nubwo n'abapadiri hano sari Fatima se z'abakatolike nese ubu abakatolike iyo bageze i Musanze bakaza bukabiriraho bakaburaho barara ajyamo bakamucumbikira abayisilamu badatura se mukigira mu bayisilamu kamatura gucumuza amaturo ntaga ncumuza kuko nyakoresha icyo yakwiye gukora nahane kudatanga icya 10 n'amaturo njyewe Banyimani babarire oya na undondoje umubiri nta mwuka wera nta akije ibintu zikabana basigaye byiko ari wadusengeye ahantu reka ngutere story abantu wadusengeye ahantu arangije aravuga ngo riri ngo fanta fiesta kusetse narangiza fanta fiesta station mireze avuga ibintu ngo kinini fragile paracetamol hagase koko uyu ni umwuka wera niki so abantu rero babigize business kandi birababaje n'ubwo wenda turi guseka ariko abantu babanza bamenye ko iby'Imana atari byo gukinamo n'abangaba abo bapasiteri nakubwiraga ikintu bari kwicisha abantu ni abantu bari kwibaza ku bintu biri gukorwa mu matorero yabo bakabura uko babigenza ugasanga umuntu afashe umwanzuro ati sinzatura kandi mu by'ukuri ni itegeko ry'Imana ariko ngo gutura byanditswe muri Bibiliya ko umuntu agomba gutura ariko ntagaragara ahubwo nyine ubwo umbajije icyo kirantungura uriya mutipe w'iniga yacu wari kuvuga ati ngiye nagiye gusaba icyemezo cyo ko nakomejwe bankorera fagitire y'amafaranga ntigeze ntura ati nemeruka gutura muri 2007 hagati aho dida tugane ku musozo w'ikiganiro ariko tugaruke kuri management ubundi abamanager mwungukira usibye kwitanga n'umurimo w'Imana tuba turi gukora ubundi management ubuse wo kuri manager wungukira hari icyo wari wunguka nuvuga ngo management ni ukwitanga kwa ni ukuvuga ngo nkunze umurimo ndashaka ko ubutumwa bw'uyu muntu bujya ahagaragara akenshi usanga n'umuntu ubereye manager hari igihe azamuka akerekana ko mutaziranye n'amafoto mwari mufitanye akayasiba barahari benshi nagiye mfasha muri ubwo buryo nanjye ntifashije ntumbone gutyo ngo ujye ngo ndi kumanaginga umuntu kubera ko mfite amafaranga hari umunyamakuru w'umugenzi wanjye ufite principe ivuga ngo nufasha yafashwa nufashwa yafasha ushatse kuvuga iki rero uyu munsi nshobora kuba mfite inkweto ebyiri ariko nta shati mfite uwamfasha rero yampa ishati
nanjye kubera ko ndi gufashwa ishati nshobora gufasha inkweto kuko mfite imiguru ebyiri sibyo so management rero ntago gufasha ari ukuba ufite amafaranga ahubwo gufasha ni ikintu kikubamo mu buzima bwawe umuntu akarangwa n'ubumuntu ese ugira ngo bano bazungu batera inkunga birabura baba bafite amafaranga menshi undi baje badushuka badusukisha ibintu byabo utubombo umuntu ari kunyuza so rero ntago management icyo nayivugaho ku managinga ni byiza kuko ukuramo umugisha byo cyambere ukuramo kuri ufite abanzi bangahe mfite 3 ni ibintu byoroshye kuba ufite abanzi 3 umanaginga biramfuna cyane ariko akenshi usanga ari bakuru ku buryo kumvuna biba bigoye ugasanga niba tugize igitaramo donc wenda tugiye kuririmba ahantu cyangwa se dufite itangazamakuru turatendinga nta mugabo uhora kukurura bizi ugasanga simeze neza nkumanza akambwira ati manager buretse nkwereke ahambira akaga ugasanga niwe utanze itike ugasanga niwe wishyuye ikintu runaka so ntago kumanaginga abantu bakuru bivuna twebwe ntago dukora nka management nubwo wenda numva bavuga management ariko ni famille kwa dukorana nka famille urusengero nyakuri baravana ni umutima w'umuntu nibyo umutima se n'urusengero aya ahubwo ni icumbi ry'imyemerere y'umuntu umutima w'umuntu urusengero rw'Imana rwera nge rero icyo kintu ntago njya nkemera kubera ko iyo twiga Imana twiga ko ari ngari ni nini ibera hose icyarimwe ukuntu Imana yaza kuba mu mutima wanjye ungana gutya rero ntago nabyumva ngewe ariko ni wenda nimfasha nyigisha abantu bashyiraho bakavuga ati kugira ngo umuntu abeho neza ni uko Imana igomba gutura mu mutima we ariko ni filozofi z'abantu ntago urusengero rw'Imana yawe umutima hagati aho dida umuntu yagushaka yakuze imbuga nkoranyambaga ugira Instagram cyangwa se waduhiza abahanzi bawe cyangwa YouTube channel yabo ngo bajyeho bakore subscribe like share na comment abantu rero wenda badukurikirana ngewe mba kuri Facebook ni Didas turirimbe nkoresha Instagram ni Didas turirimbe n'ubundi hanyuma ahubwo abantu bagere kuri Iraguha Anto niyo tubicano y'umwe mu bahanzi mfite muri management ari uwitwa Christine bagende bagereho undi we mfite ntabwo yari yashyira ibikorwa hanze ari gutangira wa gatatu ni umuhungu ariko akenshi abahungu bakunda kwihagararaho akavuga ati njyewe nibavuga ngo managing urabona ko nsa naho nkiri mutoya rero hari ukuntu umuntu avuga ati ndamanagingwa n'uriya muntu tungana kwere ugasanga ni big problem nyine ariko tugaruke ku buzima bwawe uri privé kubera ko abasore batakirongorera ku gihe ni imyumvire iciriritse iri hasi wese kurongora ko ari inzira umuntu wese aba azanyuramo ahubwo wakwiye kubikora kare ahubwo reka mbabwire mwe abasore murongore kare kuko iyo ugiye mu nzira y'ubuzima y'umuntu usanga iyo utarongoye kare hari ibintu bikugonga ndetse bikanakugora abasore bari kubyana nk'abandi bayirene ngo Philipita nawe ntararongora n'aba supermanager bayirene ariko Irene supermanager wararenze afite ikibazo ariko bari abagabo ni barongore harya Papa Sava yararongoye wapi Papa Sava arongora rwose nta kintu ubuze n'imisango yayikorera akisabira umugeni akabaye musi akavugira inka Papa Sava ndabizi byose arabishoboye nagira arongore pe wenda ushobora gusanga yarabuze umukobwa erega mu nisura idapika faranga ari kubisaroro oya ariko bano bantu bari public figure ushobora gusanga rero bari gutuma n'abasore batarongora kuko iyo hari nk'umuntu uvuga ati njye ndifuza kuba nka Philipita sinabuze umugore mani kubabarira nyine ibyo binyoma byawe noneho kubesera kuri kamera
donc nandi kuvuga kuri iriya nzira yo kurongora ni byiza kuko imana y'ubwawe muri Bibiliya yaravuze ngo si byiza ko umuntu abe wenyine sibyo. Hanyuma Pawulo araza agandisha abantu arababwira ngo ibyiza ni ukudashaka umugore. Ariko abantu bareke kujya muri iyo nzira. Hari igihe Pawulo yaraturanye n'umuntu wari ukijijwe ahora mu rusengero, yaza n'umugore kubera inshingano ziyongeye akajya mu rusengero gake, agahita abona ko gushaka umugore bivuna. Ariko bagendere ku ntuza y'Imana, kuri principe y'Imana. Si byiza ko umuntu aba wenyine. Hanyuma ikibazo umuntu ashobora kuzahura nacyo yaratinze gushaka, urabona uramutse ushatse wenda ufite 35 ushobora kubyara umwana wenda ufite, reka twemere ko umubyaye ufite 35. Nubyara umwana ufite 35, umwana azagira imyaka 10 ufite 45. Uri hafi kujya muri pansiyo. Ubwo wararongoye ubundi kubabwa ngo barongoye. Njyewe imyaka ntabwo ari yanjyana ariko. Kandi njyewe uyu mwaka promise uyu mwaka ntabwo ushobora kunsiga. Uzarongora ndi ntabwo naba nkawe. Oya mfite umukunzi. Anto se yanyemera sha abakobwa b'abahanzi ko nogwita avuga ngo ndi igisaza nose ntubibona. Ariko nzabona gutumira nose ntuzaburimo. Dusange kuri Lipia restaurant urugano nka Paris Susa Garden, duherereye Musanze Lipia hafi na ADPR. Ariko kandi reka mbibutsa akantu gatoya, dufite igitaramo tariki 13 z'ukwa munane kwinjira ni 30 kuri couple, umugore n'umugabo cyangwa se umuntu ukundana n'undi uzaza n'umufiance wawe kuri tariki 30. Abantu muzamura akora ubukwe bukeye bwaho, kwinjira tuzabinjiriza for free, ariko mukazana mare na parene. Bavuga pare na parene no mare na parene pare na mare ngo pare na parene Nibyo uvuze se? niko narimbuze. Wizehera. Nize ku ngoma y'Icyongereza. Kizabera Musanze Sante Pastoral Notre Dame de Fatima tariki 6 ni show ya talent. Abantu bafite impano zitandukanye, kwinjira ni 5,000 tariki 6. Oya kwiyandikisha ni 5,000 ku muhanzi cyangwa se ku mukinnyi wa comedy, ku mukinnyi wa filme mu bikorwa bitandukanye. Dida Reka mbanze gusohoka. Ubukwe bwanjye ndabumanura kugira ngo nzinjire muri icyo gitaramo. Ndabushyira hafi. Ko numvishe ko bazaba bafite ubukwe. Bazinjirira ubuntu. Sibyo? Nanjye ndabumanura to. urabushaka kizingahe? Harya bavuze zingahe? 13. Ndabishyira kuri 14 ubwo. Abanzi bawe uko ari 3 nkurarikiye kubandikisha ni 5,500 ngo ni 15 kugira ngo turebe kuba hazabonekamo utsindira iki gihembo. Unoze Music Mishuri Code niho indirimbo umuhanzi wa mbere uzatsinda azayikorera nk'indirimbo amashusho agakorwa na Josh Lenz umukongomani from DRC. Tuzahure tariki 13 hazaba ari igitaramo kiri gupika. Tuzaba turi kumwe n'umuraperi wanyu Wizmeka, tuzaba turi kumwe n'abandi banzi batandukanye ntari buze kuvuga mu mazina. Nawe ntamamarije Teacher Shop ni muri Goyiko. Musanga kwambike wambare neza uberwe, niba uri umukobwa niba uri umusore gana Bosco Design muri Kane ubundi wambare neza nkuko muri iyi minsi ndi kwambara neza abantu bagahita bambwana atamango wambaye neza ndi kwa hafi kubona umugore. Mwakoze cyane kubana natwe. Dida wakoze. Wakoze go. Ariko nanjye kutishimye se. Ari ibintu ndi kubona hari imbere byera. Uramushaka? Basi muzana nsuhutse. Sijyo saje kukureba. Rano ubusitani ntabwo yakwemera. Aje ko goki ngese ndi. Oya wowe uri wo muri gospel. Akora sekira. By the way ni mwiza. Ni mwiza. Yashize ibyo. Hafite murebe. Ni mwiza uzabimubwira. Uramukuba ni wonye kari mwiza kuruta bano bakobwa boze hano. Just uriya urabona ko mainly so mbaza kubijyanye na naturalité. Urabona ko mainly ashobora kuba ari naturalité. Ashobora kuba adashyiramo ibikabyo byinshi kandi urabizi ibintu by'ibikabyo simbikunda. So ikindi ateye neza face well musatsi ariko ntago ari umunyarwanda. Araza kwitubwira mwakoze kubana natwe.